Yes, reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba business isobanutse. Tubasuhuza dukurikije amasaha buri wese agezemo, ay'igitondo, ay'amanywa, ay'igicamunsi, ay'ijoro, ariko muri rusange buri wese agira ibihe byiza. Abatamerewe neza mwihangane, none ejo muzaba bimeze neza. Kubaho no kwihangana, mukomeze mugubwe neza kandi muharanire gukomera mu mitima. Turacyakomeje rero mu kiganiro n'amakuru kuri YouTube channel yacu Business Isobanutse, kandi n'izina ry'ikiganiro cyangwa amakuru n'ubundi insanganyamatsiko ni Business Isobanutse. Tukomeje kwibanda kuri P Network, ariko uyu munsi noneho ntabwo tuvuga kuri P Network gusa, turavuga n'izindi business muraje muzumve. Ubu rero tujye kugaruka kuri izi ngingo zikurikira. Mbere na mbere tubafitiye itangazo rikomeye cyane ku bantu bibwe payi zabo cyangwa bashobora kuzibwa isaha n'isaha. Icya kabiri, turabagezaho itangazo incamake, itangazo rya Core Team, tutari burambure ahubwo tuza kurirambura mu masaha ari imbere cyangwa se mu biganiro bikurikiraho. Hanyuma kandi turavuga ku yindi mpamvu ikomeye ishobora gutuma konte zacu za P Network hashobora kubamo tentative approval. Hanyuma dusoreze ku itangazo rusange rireba umuntu wese wifuza kuba umucuruzi cyangwa se ufite ibicuruzwa, ngo wabuze umuranga yaheze mwanyina, turabamara amatsiko. Muri make rero, insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu uyu munsi n'amakuru ni inkuru imaze kuba impamo kuri Open Network. Inkuru imaze kuba impamo, inkuru imaze kuba akasamutwe. Iki nicyo twari dutegereje, ngira ngo buri wese atege amatwi. Reka rero twinjire mu kiganiro cyangwa se ku makuru yacu nyirizina. Mpere aho nari mperukirije ku bijyanye no kwamamaza. Ubu turamenyesha abantu bose yuko twakira abashaka kwamamaza ibicuruzwa byabo na service. Nimero zacu ngize kuri dashboard, muduhamagare tuvugane, tubamamariza ibikorwa byanyu rwose, bimenyekane. Nibyo nari mbabwiye nti uwabuze umuranga yaheze mwanyina. Turi karibu, turahari, turiteguye, turi ready. Hanyuma kandi turaha abantu ibiganiro, umwanya wo gutanga ibiganiro, haba ari ku bicuruzwa byabo na service ndetse no kuri business muri rusange. Amarembo arafunguye, imiryango irafunguye. Ngwino tuguhe ikiganiro, utange ikiganiro, utuganirire kuri business, ariko tubwire business isobanutse ku buryo abantu bumva koko ko bari kuri channel, ku muyoboro muzima ufasha, wigisha, uhugura ku bijyanye na business. Ni business twebwe hano, nta kindi rwose. Noneho ngo twihuse kandi twagiye tujye ku mpamvu yindi yabonetse tutababwiye mu biganiro biheruka, ijyanye na tentative approval muri P Network. Niye impamvu yindi ikomeye ishobora gutuma umuntu ajya muri tentative approval. Ngiye kuvuga impamvu nka zingahe. Iya mbere, mbere na mbere biraterwa n'amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agenga ubucuruzi, aho igicuruzwa cyose kikigenzurwa kitarabonerwa gihamya ngo cyemererwe guhabwa ubuziranenge, ariko gishobora kuba gikora cyaba kinjira mu gihugu cyangwa gisohoka hanze, gishyirwa mu cyo bita cyangwa se gihabwa icyo bita tentative approval. Ni muri ubwo buryo abapioneers benshi bari mu kubona tentative approval muri konti zabo za P Network. Nuko hari ukuntu twagiye turegisteringa bidakurikije amabwiriza neza, ariko icyo kintu kikaba ari ikintu cyakwihanganirwa. Noneho nyuma ukaza kubikosora kandi ukaza gukora KYC, kandi ubwo wenda ukabikosora iminsi yo gukosora yararenze, icyo gihe biba biri aho, ariko ukazakora KYC ukabonamenyeronyeho na gatoya n'ukuntu waregisterinze, kubera ko noneho wenda wakoze KYC wabisobanukiwe.
ibyo bigatuma mu gihe isuzuma ritararangira bagushyira mu cyo bita tentative approval. Indi mpamvu ni uko aba validators bashobora gutinda. Mu gihe bagitinze rero kandi hakirimo utwo tunyoronyombye cyangwa se utwo tunengenenge ariko dushobora kwihanganirwa, ahandi bashobora kureba bakavuga ati ibyo byose uyu muntu niwe. Yego, urugero naba je nitwa Tite Kamanzi. Tite ni first name, Kamanzi ni last name in English. Noneho ariko ugasanga umuntu mbanje Kamanzi nari kubanza Tite kuri first name ngashyiraho Kamanzi, nkuko kundanga umuntu mbega tubona tukumva ko first ari rya zina ribanza, kandi muri systeme za anglophone bifite uko bimeze. Utwo tuntu rero ni utuntu wakwitutunengenenge tudakurikije amabwiriza, ariko nyuma wabimenya ukabihindura, kandi wenda igihe cyo guhindura cyararenze ugasaba yuko babihindura, KYC ukazarinda uyikora batarabihindura, kandi ugashyiramo bya bindi wagombye ko barakizemo mbere kandi bidahuye nuko wabishyizemo uregisteringa. Icyo gihe rero bagushyira muri tentative approval kugira ngo bakugenzure kurutaho. Mu gihe aba validators batara kugira ngo babyemeze, tentative approval uyijyamo. Ikindi nuko ushobora kuba warafunguye konte ebyiri ariko imwe ikaba yaragize inenge itakwihanganirwa ukayireka utayisibye. Icyo gihe haba hagaragara ko ufite konte ebyiri, kandi iyi ngiyi ya kabiri nzima wayikoreye KYC. Icyo gihe rero bakomeza kubona konte ebyiri, bisaba yuko uza gusubiramo ugashyiramo ya simukadi ukabanza ugasiba, ugakuramo ya simukadi waregisteringiyeho iyo wemera iyo konte nzima, none ugashyiramo ya yindi waregisteringiyeho ya konte yapfuye, ukinjiramo ukabanza ukayisubizamo hanyuma ukayisiba. Iyo rero utibuka password ngo uyisubizemo cyangwa iyo simukadi wenda utakifite ku buryo kubisubizamo byagorana, jya handi muri profile, apana profile zo muri Pi browser, hano muri Pi network, uciye mu dukoni dutatu ibumoso hejuru ukamanuka hasi kuri profile, umara kugera kuri profile ukareba ahanditse report, ukaripotinga iyo konte kandi ya mbere. Ugomba kubuzi username yayo, then ukayiripotinga. Iyo ngiyo byaba ngombwa bakazayikura ku isoko buri kwa 12 kuzaca impaka. Hanyuma rero iyo utabikoze bagumya kubona konte ebyiri ubusa nk'ubacanga. Icyo gihe bagushyira muri tentative approval. Kugira ngo babikore gutyo bagushyira muri tentative approval neza ni ibishingiye ubwo mu gukomeza gusoma. Rega dukomeza ubushakashatsi, ntimugire ngo turahagarara. Dukomeza ubushakashatsi nk'ibi ngibi nta hantu Pi network bigaragaza, ariko dushingiye ku mategeko abigenga. Ubundi bushakashatsi tuba twakoze harandi tuba twabikuye kandi biradufasha mu by'ukuri. Ni bijyanye neza mutazanibaza ngo Pi network kubera iki irakora ibikurikije amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba ari ku bucuruzwa na service byinjira cyangwa bisohoka mu gihugu. Iyo rero bihari ntago bikubuza kuba wacuruza cyangwa se gukora ibyo ukora, ariko buri mu gateganyo gashobora kukubwira ngo ibintu byawe twasanze bituzuye. Ariko hano ku rwego rwacu hari benshi bamaze kuva muri tentative approval bari bafite bene utwo tunengenenge, kandi igihe cyarageze aba validators babageraho barabavalidatinga tayari bajya mu murongo. Namwe rero ndagira ngo mubwire buri wese ashire impungenge yuko nta kibazo azagira, Pi zirahari kandi bazamwaprovinga, gusa akwiye kudashira amakenga adukosa afite kugira ngo adukosore. Then niba kugeraho bazanabone yuko hari icyo wakoze. Sibyo? Icyo bapfa nuko ugira icyo ubikoraho. Ugombe kubikoraho rero ari uko ukoze neza. Ibi ngibi reka mbijyanirane n'ikintu nabonye kimaze iminsi, ariko ntago ndamenya impamvu yacyo, ariko abantu bazikoraho. Umuntu arajya guca akihererana konte akaregisteringa, ntazi iyo biva niyo bijya, abyinjiyemo, noneho byamara kugira ahantu adasobanukirwa ukabona yageze aho bamayiningira, ariko uburyo yaregisterinze ntiwamenya ngo yakurikije amabwiriza. Yabona ibintu bimuyobeye, abona atari bunakomeze, ati ni muntabare, ati ibi bintu ni ibiki. Ibazo uyu muntu ari mu biki kweri? Ibi rero ni amafuti. Wowe wiyoberwa n'ibyo ugezeho ngo utekereze yuko uzi neza ibyo uturutsemo. Ibi ngibi ni ukwisama wasandaye, akarenza umuntu karikihamagara. Ntugatabaze byo wishe tutazi uko wabitangiye. Urwishigishiye ararusoma, mujye muhama hamwe mu rusome kuko muba mwarwishigishiye. Simbavugiyeho singize gute, ariko ntago ari umuco mwiza. Bwira abantu ushaka kuregisteringa, cyangwa se niba n'umuntu waguhaye link yikujugunya. Ababizi barahari,
niba na ngombwa aho kugira ngo ujye kwiyahura ujye kwinjira kuri kode y'umuntu utazagira icyo agufasha ukaza hano kuruhanya gusa, ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza rwose. Natwe ubwacu iyo tubonye ibyo ubaza turakwihorera. Impamvu tukwihorera, wagiye mu bintu utabisobanukiwe, none ugeze aho udasobanukiwe tumufashe, wabitangiye ute? Ubundi wakoze ngo wageze hano wavuga ko waturutse. Ibyo ni ukuvuna abantu mu mutwe, ni ugutuma tuvuga nabi, ntabwo ari byiza. Hano turi hano ngo dufashanye, n'uwabikoze ntazabyongere. Ariko mu ikindi, abantu bafite ingeso, ibiganiro byateguwe hano, umuntu akagira ingeso yo kugira ngo aze kubaza ku rubuga ibintu byavuzwe mu kiganiro. Ibi bintu ntabwo ari ingeso mbi, nabyise umuco, ariko ntabwo ari umuco, ahubwo ni ingeso. Iyi ngeso ndagira ngo muyicikeho. Ibiganiro bifite iminota mike, niyo byagira iminota myinshi, nta minota myinshi ku kintu kigufitiye inyungu. Nimukajye mutuma rwose tuvuga dutungana, biba byambabaje ko maze iminsi mbibona, kandi nkabona ntabwo bikwiriye. Abantu bakuru basobanukiwe, bafite amafaranga, bafite indangamuntu, bafite imyaka y'ubukure, yarangiza akakora nk'umuntu w'umwana. Umuntu agatinyuka agaca inbox akagusobanuza ikintu kiri mu kiganiro cyatanzwe. Indi ngeso, umuntu ashaka kumusobanurira ikintu wenyine cyaratanzwe mu kiganiro, ariko nanone simbabuze kujya mumbaza, mujye mumbaza. Ariko ninkubwira ntibiri mu kiganiro ntumve ko nanze kugusubiza. Namubwira nti ukurikira ikiganiro, akambwa none se ngo wansubije, ariko mbabariye koko. N'umwanya mfite ubwawe ni mutoya, niyo mpamvu manatanze umwanya nkabikira mu kiganiro kugira ku bantu benshi. Rero wishaka kumfatirana yewe nkundi biganiro byawe ni ukuri pe naragukunze, yarangiza noneho ufite akabazo nshaka kukubaza, akambaza ikintu kiri mu kiganiro abanje kunyica mu mutwe ngo nuko ngo yankunze, ngo yakunze ibiganiro byanjye. Ntabwo ibyo bintu ari byo rwose, mumbabarire rwose. Ndi mukuru wanyu, ndi murumuna wanyu, ndi musaza wanyu, turi umuryango, ariko ducyahane. Mba mbabwiye nabi gutya nka mukuru wanyu ubu ngubu muri ibi ngibi, ngira ngo nimushirike ubute, nimutange mega, ntacyo uzabona utakivunikiye, ntacyo uzabona ntabwo wagira ahantu, ntabwo wafata urugendo utishyuye, gutega imodoka utari bwishyure, ntabwo bishoboka. Dukure, tumenye ubwenge, twirwaneho, dukurikira ibiganiro. Ari umuntu wambwiye ati nakurikiye ibiganiro tubyanyu bya byanane, ariko numvise ikiganiro ndabikora. Byiza cyane, ni mwumve ikiganiro mukirangize, mwumve birimo. Nizi ntonganya nazo muzumve, kuko hari igihe zikufasha rwose. Numva ndohutsemo, nari mbabaye da. Mwihangane nta kundi. Okay, dukomeze ikiganiro, tujye ku itangazo rya P Network. Ubwo rero mwumvise impamvu zitera kuba muri tentative approval. Tujye ku itangazo rero rya P Network. Inkuru iranze ibaye impamo kuri Open Network. Ngiye kubabwira mu ncamake ko team batanze itangazo rivuga yuko cya gihe ntarengwa cya bamwe bashobora guhanwa bahawe KYC mbere y'itariki ya mbere z'ukwa karindwi cyari ku itariki 30 z'ukwa 9. It was extended, bakigijeyo, bakisunitse, bakigeza kuri 30, cyongerewe mu yandi magambo kuri 30 z'ukwa 11. Uza bataruzuza bya bisabwa none hazabihanirwa. Icyo ni kimwe. Naho kuri Open Network bavuze first deadline extends ku itariki 30, kigizwe ku itariki, ni ukuvuga ngo itariki ntarengwa ya mbere ni ku itariki 30 z'ukwa 11. Naho itariki ntarengwa ya nyuma yagumye, remains, yagumye kuri 31 z'ukwa 12. Aka kantu ndagira ngo mwumve iki kintu. Inkuru iranze baye impamo yuko Open Network koko igomba kuba bitarenze mu mpera z'uyu mwaka. Ubwo mu mpera z'uyu mwaka ni mu ntangiro z'umwaka utaherega. Ni ukuvuga ngo impinduka ya nyuma na nyuma ari nayo ya mbere na mbere iza. Ubwo nivuga ngo ya nyuma na nyuma ni muri uyu mwaka. Ya mbere na mbere ni nuko aribwo bizaba bibaye bwa mbere, izaba nyuma y'itariki 31 z'ukwa 12 uyu mwaka wa 2024. Bivuze ngo itariki ntarengwa yo kumenya igiciro cya P Network, yo gufungurira amasoko ya ma platforms yose za companies zose
nk'uko mwumva sib network n'izindi ibyo byose ni bitarenze ni umwisho wayo cyangwa se itariki ya nyuma yo kubikomorera, itariki ya nyuma yo kubifungirana ni itariki 31 z'ukwa 12. Ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi kuri iki kintu kuko ibindi turabivuga mu masaha ari imbere cyangwa mu kiganiro gikurikira. Ndabamenyesha yuko inkuru n'impamo yuko P-Network bidapfa bidapfuka, itariki yo kuyifungura, itariki yo kuba ifunze irarangirana n'itariki 31 z'ukwa 12 2024. Nyuma y'iyo tariki ndagira ngo mumenyeshe abantu benshi yuko batazarya ubunani neza, kandi hari n'abazaburya neza. Hari abatazarya ubunani neza kubera ibyishimo birenze bikabagiraho ingaruka. Hari abazarya ubunani nabi kubera yuko bazaba baguye mu bihano bikomeye kubera amakosa bakoze kuri konte zabo. Hari abazarya ubunani nabi kubera yuko bazisanga konte zabo ziriho 0, bararangaye, konte zabo ziribwa. Hari abazarya ubunani neza kubera ko bazaba bageze ku ntego y'icyo baruhiye. Hari abazarya ubunani neza kuko umutungo wabo bazaba bawubona mu biganza byabo. Benshi bazarya ubunani neza kuko bazaba babonye ibyo batatekerezaga ko babonaga. Ndasoza ntanga itangazo. Iri tangazo ndasaba buri wese kuritega amatwi aryumve neza. Niba waribwe payi zawe cyangwa ejo bundi ukazibwa payi zawe, nyandikira inbox ngufashe kugaruza payi zawe. Tuzakoresha bumwe mu buryo butatu. Mu nzira 3 tuzakoresha, tuzahitamo imwe, niyanga dukoresha indi, kandi zose iya mbere iroroheje ariko ni nayo ikarishye. Iya kabiri ni amapingu. Iya gatatu ni ugusiba konte yawe kuko uzaba ufatiwe mu cyuho, ubu uzaba yibye payi z'abandi. Kubavumbura rero ni nko kuzimya buji. Nukuma kunyereka muri telefone yawe nkubwira nti dore nguyu, nukuzimya buji. Izi nzira ni izihe? Abantu benshi ntibazatungurwe no kubona ribu yabagezeho yabambitse amapingo. Kubera iki? Uzaba uri umujura mu by'ikoranabuhanga. Nta mpuhwe. Bantu bafite icyo kibazo, ibi ngibi ndabivugira ko ejo niba atari ejo bundi hari uwampamagaye yambwira yuko hari umuntu wajyaga amufasha mwibye payize. Sinshaka kumena ibanga hano ku rubuga kuri social media uko byagenda, ariko ndabavumbije bararya bari menge abiba payize abandi. Ndabarahiye amazi si yandi mwoge magazi. Bitari ibyo ndabarahiye ushaka azigarure hakiri kare. Ushaka azigarure hakiri kare. Niba uzi ko watwaye payize abandi, subiza uwo muntu payize nibura bujye gucya yazibonyeho, cyangwa icyumweru gishire yazibonye kuri konte ye. Nibitaba ibyo, ibintu ni bibiri: nutisanga mu mapingu ya RIB hano mu Rwanda, ahandi simbizi, ariko ahandi nimutabona na RIB yiwanyu cyangwa polisi, uwo muntu nimubishaka nzabarangira inzira, nzababwira inzira azisanga konte ye ifunze kandi na payize zose azibure. Ibi ngibi nimutabyumva ngo mubyiteho. Ndabakarabye, nongeyeho ko mbakarabye, nsubiyemo gatatu ko mbakarabye. Mbaburiye hakiri kare ngo agapfa kaburiwe n'impongo nigeze kubacira n'uwo mugani. Ubu noneho ngusubiyemo mbibabwirira kuri iyi ngingo. Murakoze, mugire ibihe byiza. Buri wese ahahe aronke, nicyo tumwifuriza. Naho ubutaha mbibutsa buri wese uzi ko atarakora subscribe, shatse wayikora ugakanda no kukazogera kugira ngo ujye ubona notification ikiganiro cy'cyagera udacikwa. Ukande kuri like, comment, wandike
usharinge n'abandi babimenye. Murakoze, mugubwe neza.